ndabasuhuze cyane, nitwa Haregimana Theophile, icano yitwa Ndabakunda TV. Ndashimira abantu mwese tubana kuri iyi cano, ariko mbiseguraho ko hari ukuntu iminsi yari ishize itari mike tutabasha kwigana amasomo. Abantu twari turi kumwe kuri yindi cano yitwa Theo UBS and Music, na bibasobanuriye hari ukuntu inshingano ziba nyinshi, ariko nzagerageza nyuremo nze tubane. Abantu rero twiganye kuri cano yindi nibabwiye twize icyo bita branche noire et la cloche pointe, cyangwa se noire pointe, branche pointe, noire pointe na cloche pointe. Twumvikanye yuko inota bagita inota ridomye, cyangwa se bagita ko tuvuge urugero bayita branche pointe ryari. Inota bagita branche pointe iyo ari inota rikurikiwe n'akadomo, ari branche ikurikiwe n'akadomo. Bakayita noire pointe iyo ari noire ikurikiwe n'akadomo. Bakayita kandi cloche pointe iyo ikurikiwe n'akadomo. Muri make nkuko twabyize ku yindi channel yitwa Theo UBS and Music, hano kuri iyi channel ya Ndabakunda TV nabwo tugiye kugerageza tubafashe tunyuremo mu bijyanye n'amanota adomye, ariko cyane cyane ibingi bikora ko twabyize twabigarutseho ku yindi channel. Twebwe hano ntabwo turaza kugaruka kuri ino myitozo, ahubwo turareba mu gitabo, turebe tuvuge ngo ese kugira ngo tubone imyitozo irambuye ku bijyanye n'inota ridomye twakora iki, twaharirimba gute, ni ukugira ngo dufashanye. Ubushize twize ibijyanye n'amagame, murabyibuka, twiga uburyo ki wamenya kuvumbura indirimbo game irimo ukaba wabasha kuyisoma, ndetse kandi ukaba wanamenya n'amatushe wafata kuri piano ugendeye kuri ya game indirimbo irimo. Umuziki ubamo ibintu byinshi cyane, ntabwo twabyiga mu gihe gito ngo tubishoboke, ariko nibuze bigendanye naho twatangiriye naho tugeze uyu munsi, ndetse naho turi kugenda twerekeza. Intego yanjye nababwiye yuko nibuze ni ukuba wabasha kubona indirimbo yanditse kuri kopi ukabasha kuba wayisomera, cyangwa se nanone kuba wabasha kubona piano ukabasha kuba wayicuranga. Murabizi nta kintu kiza nko kugira ubumenyi ku bintu bigiye bitandukanye, by'umwihariko mu muziki ni ibintu biryoshye cyane. Kuri rero dusobanuye gato ku bijyanye n'inota ridomye, ni ukuvuga ngo inota ridomye iyo rikurikiwe n'akadomo nk'uko nababwiye. Niba dufashe branche tukayikurikiza akadomo, icyo gihe iyi tuzayita branche pointe. Kandi kugira ngo umenye agaciro k'akadomo k'inota iyo ari ryo ryose, niyo mpamvu nabifatiye hamwe, nanze kugenda ngo tuzige branche pointe ukwayo, noire pointe ukwayo na cloche pointe ukwayo. Mbona byaba ari kuvunika no kuzenguruka mu gihe bitari ngombwa, kandi twari gufata ibi byose tukabyumva neza mu gihe waba wumvise igisobanuro ariko kandi cy'inota ridomye. Nababwiye yuko iyo urimo kwiga wihatira cyane kumva igisobanuro cy'ikintu, donc icyo nakwita nka definition y'ikintu. Buriya abantu mu ishuri barabizi, abantu bageze mu ishuri, iyo wabaga bashije kumva neza definition y'ikintu runaka, byanga bikunze kugira ngo kigutsinde byabaga bigoye, kubera ko wamaze kumenya ngo byifashe gutya, iki gisobanuro cy'iki kintu, definition y'iki kintu ni iyi n'iyi. Bisobanuye ko no kucyumva biroroshye nyine, no kugisobanura ndi biroroshye. Niyo mpamvu ngiye guha definition gato y'inota ridomye, atari branche pointe gusa cyangwa noire pointe gusa cyangwa cloche pointe. Amanota inota iryo ryose ridomye, kugira ngo ubashe kuvumbura agaciro kako kadomo iryo nota ririho, cyangwa se umashe kumenya ngo waharirimba gute. Nubona branche pointe uzamenye ko kano kadomo kanganya agaciro na kimwe cya kabiri cy'iyi branche gakurikiye. N'irindi nota ryose uzabona atari branche gusa, tuvuge ufashe noire cyangwa se cloche cyangwa irindi nota iryo ryose rikurikiwe n'akadomo, ubwo ni nota ridomye runaka, uzamenye ko ako kadomo kanganya agaciro na kimwe cya kabiri cy'iryo nota gakurikiye. Akadomo nikaba gakurikiye branche, uzamenye kuko ako kadomo kanganya agaciro na noire, kubera ko noire ni kimwe cya kabiri cya branche. Simubizi se ko noire ebyiri zingana na branche imwe? Icyo gihe ako kadomo kazaba kanganya agaciro na noire.
nubona akadomo gakurikiye noir noneho uzamenye ko ako kadomo kanganya agaciro na koroshe, kuko tuzi ko koroshe ebyiri arizo ziba zingana na noir. Nubona akadomo gakurikiye inota rya koroshe, noneho ubwo uzamenye yuko ako kadomo kanganya agaciro na double koroshe, kubera ko double koroshe nicyo kimwe cya kabiri cya koroshe, kuko double koroshe ebyiri ziba zingana na koroshe imwe. Ni iryo banga. Iryo banga nuba wamaze kurimenya rero bizakorera kumenya ko uko uzaharirimba. Muri make aka gaciro k'aka kadomo agaciro k'aka kadomo gahabwa agaciro n'inota kaba gakurikiye. Niba gakurikiye noir kazanganya agaciro na kimwe cya kabiri cya noir, inota kazaba gakurikiye iryo ari ryo ryose uzamenye yuko kanganya agaciro na kimwe cya kabiri cy'iryo nota gakurikiye. Si byoroshye? Reka turebe imyitozo mu gitabo, kubera ko abantu bashaka kureba ibingibi uko twabisobanuye munyarukire kuri Theo UBS and Music. Hano turi kuri Ndabakunda TV. Reka turebe mu gitabo gatoya, niturangiza duhite dufata imyitozo imwe n'imwe ijyanye irimo ibi bintu bya branche na noir na crochet point. Reka dufate urugero nka hano. Murabona ko bimwe nababwiraga, ahangaha harimo branche ikurikiwe n'akadomo cyangwa se ruziga nkoni ikurikiwe n'akadomo, bayita ruziga nkoni domye cyangwa se mu Gifaransa branche point. Ubu harimo noir eshatu ahangaha, twavuga hagati y'ibare de mesure n'iyi ngiyi. Nawe ko uyu murongo bawita insoza gipimo, no kuvuga ngo ubu ngubu hano harimo noir eshatu. Kubera iki? Kubera ko iyi noir imwe ingana, iyi branche imwe ingana na noir ebyiri, hakiyongeraho na kano kadomo kanganya agaciro na kimwe cya kabiri cy'iyi branche, bigahita biba indi noir rero, kuko iyi noir niyo kimwe cya kabiri cya branche ni noir. Ubwo izi ngizi ni eshatu. Hano ubushatse kuwasoma wahatuvuga ngo iki rero, wavuga uti mi do 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 fa mi re do. Ubwo nuvuga ngo kino ni igipimo nyine cya kangahe, cya gatatu kuri kane, kubera ko harimo noir eshatu muri bare de mesure imwe. Hano uzavuga ngo mi re so do 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 re mi fa mi ra si do re do. Sibyo? Mi re so do 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 re mi fa mi ra si do re do. Okay, noneho ubwo yari branche point. Noneho reka turebe noneho no kuri noir point. Hano hari imyitozo iyivugaho. Urabona ko iki ni igipimo cya kabiri kuri kane. Igipimo cya kabiri kuri kane kiba kigizwe na noir ebyiri, cyangwa se kandi nanone na branche imwe, kuko branche imwe ingana na noir ebyiri. Ubu rero hano harimo noir ebyiri. Kubera iki? Hari iyi noir turimo tubona, hakaba na kano kadomo kari kumwe na crochet. Akadomo rero gakurikiye noir kanganya agaciro na kimwe cya kabiri cya noir, ubwo kangana na crochet imwe, kuko crochet ebyiri zo zingana iki? Zingana n'iyi noir. Ubwo nuvuga ngo izi aka kadomo n'iyi crochet zaba zihura na noir ya kabiri ikurikiriye, zikaba zinganye na noir ebyiri muri bare de mesure imwe. Ubwo rero hano dushatse twaririmba ngo do re mi, sibyo? Mu gipimo cya kabiri kuri kane, do re mi fa so ra si do do so mi do. Sibyo? So fa mi so do si do so ra si do re ra si do re mi re do si do re. Sibyo? So fa mi so do si do so ra si do mi re do si do re mi re do ra re
la sol la si la sol. Reka tugarukira ntacyo tujyana iyo ngiyo tugende twumva neza uburyo inota ridomye riba rimeze gute tutagiye mu kugira ngo isomo ribe rirerire. Aha, murabibonye rero no kuvuga ngo uko mubibonye mu gitabo ni nako nta tandukano na hano. Nuvuga ngo iyo umanuye igipimo cya kabiri kuri kane simubizi bagitera ngo ta ta, umanura noir ukazamuka indi noir. No niyo yaba kuri branche, uriya branche nayo irimo noir ebyiri nko tubizi, uramanuka ukanazamuka iyi branche ukaba yivuye ugahita umanura isoza gipimo. Hano ubu naho harimo noir ebyiri kuko akano kadomo kanganya agaciro n'iyi koroshe, kuko koroshe ari kimwe cya kabiri cya noir niba tubyibuka neza. Ubwo ni noir imwe n'izi zikaba noir, iyi ngiyi ikaba noir ya kabiri, iyo koroshe yifatanyije na kano kadomo. Niyo mpamvu hano twarimba ngo do re mi sol la si do. Noneho twagera hano kuri igipimo cya gatatu kuri kane tukabivuga nk'uko twabitangiye do mi so do mi fa so fa mi re do. Utera ta ta ta, muri nusa gatandukanye. Muri serie ya kabiri kuri kane utera ngo ta ta, ikaba irangiye. Ni noir kumanuka na noir kuzamuka, ikaba irangiye. Mu gipimo cya gatatu kuri kane biratandukanye ho n'eshatu, noir imwe, noir ebyiri, noir eshatu, ta ta ta, ikaba ibonye kurangira ta ta ta. Niyo mpamvu tuvuga ngo ubu nuvuga ngo iyi noir ni imwe, izi koroshe ebyiri zikaba indi noir, iyi ikaba noir ya gatatu. Igipimo kikaba kirangiye ugahita umanura isoza gipimo. Abantu abantu bari kubona aya manota ameze gutya, ni nabi babwiye ku yindi channel ameze gutyo, ugahita ushyiraho akantu kameze gutyo kazihuza. Biba bisobanuye ko izi ngizi nazo ari koroshe. Ni nk'uko wakwandika gutya ukayigira gutya, ukongera ugafata indi nanone hano nayo ukayigira gutya. Zino koroshe ebyiri ni iki kimwe, ubwo ibi ngibi ni koroshe ebyiri, ntihagire umuntu uza kubitekerezaho kenshi. Izi koroshe ebyiri zikangana na noir y'igikabi ya gatatu. Noneho na hano naho ubu hano harimo noir eshatu, kubera ko branche imwe ni noir ebyiri, ugahita ushyiraho ka gace k'akadomo kanganya agaciro na kimwe cya kabiri cya branche, ikaba indi noir, zikaba zibaye eshatu. Nta kindi kintu wakora mu gipimo cya gatatu kuri kane udashyizemo noir eshatu, cyangwa se branche imwe na ka kadomo nyine kanganya agaciro na kimwe cya kabiri cy'iyo branche. Cyangwa se nanone ushobora gushyiramo branche imwe ugashyiramo na noir, udashatse gushyiraho idomye washyiramo noir igaragara nabyo, ariko ukaza kuyiririmba. Aho biba bitandukaniye nuko hano ho akano kadomo ntabwo karirimba, ahubwo icyo ko kagufasha gutinda kuri rya nota rikabanziriza, ukaritindaho bingana nuko kangana. Sibyo se? Niba tuna mi do mi so do mi so do mi wa mi, ukayitindaho nyine mu mwanya wa gatatu kuri kane. Naho ngaho bino bintu babivuye do mi so do mi fa so fa mi re do. Nibyo nta bindi. Ndizera yuko ibintu bijyanye n'inota ridomye tubivuyeho, ntabwo twari twarigeze tubyigaho. Mu muziki harimo ibintu byinshi, niyo mpamvu nifuza ko ibi tubisiga mukazagenda mugenda mubisubiramo mureba uko twabivuze, hanyuma ubutaha tukazaza twiga ibindi. Ndashimira abantu mwese munyandikira muri comment, nubwo ntaherukaga ariko nabibonaga. Hari n'uwambajije ngo nkunda kubagezaho ibintu ngo bijyanye na gaturika, uretse ko yabeshyeye. Umuziki ntabwo ari ugaturika, umuziki gutya tuwiga ni mpuzamahanga, ntabwo ari ukuvuga ngo ni uw'idini runaka cyangwa uw'idini runaka, kuko murabizi neza abantu benshi mu wiga cyangwa se n'abandi bawuzi ntabwo ari abantu muri gaturika gusa.
ariko ntacyo icyo yashaka kumbaza ngo yambazaga ngo nta kuntu nazabagezaho ngo ishapure cyangwa se rozari ntagatifu ngo ko abona nkunda kubagezaho ibintu byo bya Gatolika. Ndagusezeranya ko muri video z'ubutaha nzareba ukuntu nabyo nagerageza nkabigukorera kuko nabyo ntacyo bitwaye. Iyi channel yitwa Ndabakunda TV, ngiye nitwa Haragimana Theophile. Tuzahora ubutaha, ndabakunda cyane, ciao ciao.